Yes, ndagusuhuje muhaye ikaze hano kuri Aizo TV. Mwabibonye nababwiye ikintu igihugu tubamo turya twishakuye. Mwabibonye ni gutya tuba twimereye, tuba dushaka amafaranga, turi hano mu Rusaka. Akazi na kamwe akariko kose tudakora, umwana w'umuhungu nagiye mu gitondo saa moya, nje cyangwa se ngeze mu rugo hafi saa 11 z'umugoroba, niriwe ndi guterura ibingibi. Aka niko kazi niriwe ndi gukora, ariko sinzi niba biri buze kugaragara neza. Mwabibonye ni ugucuruza amakara, amarara. Akazi karimo amafaranga, hano muri iki gihugu. Aka kazi karimo amafaranga, wakubwira amafaranga ntuye amafaranga. Ujye n'umuntu uri gukora muri banki nta n'amafaranga yacuye nkayo nacuye, ariko murabona ukuntu nsa. Mwabibonye ukuntu rwabaye. Ahangaha uragenda ugahinduka neza n'aya makara. Niko akazi tuba twirirwa muri hano mu Rusaka. Gusa ntabwo bishatse kuvuga ko akazi hatari indi mirimo. Hari imirimo myinshi, hari imirimo yo gucuruza, hari ugutwara abagenzi, ubwo byo bita taxi voiture, hari gucuruza boutique, hari ushobora gucuruza akabari, ushobora gukora akantu kameze nka restaurant, ugacuruza amacapati, ugakora amasambusa, ugakora amandazi, niba ariko nabivuga. Ushobora, imirimo irahari. Gusa njyewe uyu niwo murimo ndi gukora muri iyi minsi. Bibyari byo kugira ngo mbereke aka ni akazi kazana amafaranga. Aya ni amakara ndibuze gukoresha mu rugo iwanjye muri iyi minsi, ariko nyine ndavuze nereka bakubite n'akantuze n'akavideo kugira ngo mbere ukuntu biba bimeze. Ntabwo biba byoroshye ahangaha. Gusa nanone ntabwo navuga yuko nuza ugira mu tuje naho ari byo wakora. Gusa ibintu byinshi biratandukanye. Reka ibihugu byose byabaye nabi, ibihugu byose birimo ikibazo cyitwa ibura ry'akazi. Nangwe n'ahangaha yenda karaboneka akangaka, ariko nawe icyo nakubwira cyo, aka kazi ni danje. Tekereza kugira ngo mbe navuye mu gitondo meze gutya, kuva mu gitondo nsa gutya. Nanjye ndireba, si ntabwo ndireba nanjye sinimenye, cyangwa se hitindaho, cyangwa se bikantangaza. Kibaze kugira ngo ujye mu mahanga, bagire ngo uri mu mahanga ariko ukora akazi nk'aka ngaka. N'aka ngaka rero tuba twibereyemo hano muri uyu mujyi wa Rusaka. Tuba turi gucanga irangi, cyangwa se tuba turi gukora nyine kugira ngo turebe ko hari icyo twageraho, cyangwa se twabona yewe n'abandi batipe, cyangwa se n'abandi bagenzi banjye. Se utekereza ko hari undi muntu wagaragaza ibi ngibi? Hari undi muntu ushaka gukora akazi nk'aka ngaka kakashyira kuri iyi kamera kugira ngo bakunde bamubone? Ni bake. Abatipe bose bakunda kubihisha, ariko kubera ko nyine ibi ngibi bari bimeze nko kwigisha, cyangwa se kubwira abantu ngo akazi kose ni akazi, biba ngombwa yuko njyewe ngerageza kugenda mbibereka muri kamere yanjye rero, cyangwa se muko nteye. Ndi umuntu ubuzima bwose uko bwaba busa kose mba numva ubwiza ububi, nta bwiza bubaho kuri njye, nta n'ububi bubaho, byose biba bingana. Noneho nkanjye uba warize ikintu bita kwihangira imirimo, ibintu by'amakontabiriti, ibintu by'amakawuntingi, mbazi icyo bita umurimo, icyo bishatse kuvuga. Mbazi icyo bita akazi, icyo bishatse kuvuga. Kugira ngo wicare uraburize, cyangwa se kugira ngo wicare ubitane n'ikintu bita ubushomeri. Kandi uvuga ngo urubyiruko rw'u Rwanda ruri broke, ngo rurakennye. Uvuga ngo us Rwandan youth we are broke, urubyiruko rw'u Rwanda turakennye. Wakwikorera ibi ngibi, none se ubundi wakena uko nta n'uwagufasha? Nubwo wakwirirwa uvuga ngo urakenye, ntawagufasha, ntawaguha iby'ubuntu. Aya namara turayisiga, twe tuba twumva ari ibintu turayisiga dusa nayo, tuba tumeze nk'aho turi gukaraba amavuta. Mu kanya rero ngiye kumanza nikubite n'imvange, ngiye kujya ngeze mu rugo, ngiye gusanga tipe tubana, cyangwa se umuntu tubana yatetse. Ngiye kugenda ahita anyarurira imvange nge, asigaye nitera amazi, nshyiremo ekuteri, nigire ku gasantere, nigire ku muhanda, nanjye mbe
gutembera mu gitondo ndabyuka nkubita nsubira mu kazi ndetse kugira ngo bibabyoroshye reba uyu mufu ona cyo kumva ndi kubupeza pesa